Yesu nashimwe cyane ndabashubuje mwese mu izina ry'uwaducunguje amaraso y'igiciro Yesu Kristo umwana w'Imana. Ndongeye ndagarutse ndabazaniye ubutumwa bwiza. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyanditswe na Yohana igice 14 ku murongo wa 15. Yesu nashimwe cyane. Ndakwinginze wowe ugiye kumviza ubutumwa bwiza, ndakwinginze uzaze uburangiza kugira ngo umenye ibyo Imana igushakaho. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana maze tubandanye mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ndakwinginze uwera Mana nyene icyubahiro, ubwami bwawe buze mu bantu bawe, ubwami bwawe buze mu bakobwa bawe, ubwami bwawe buze mu bahungu bawe, ubwami bwawe buze mu bagabo, ubwami bwawe buze mu bamama. Ndakwinginze uwera Mana nyene icyubahiro ugende ubagire neza. Data wa twese uri mu ijuru, ndagusabye Mwami Yesu ugendagende mu mitima yabo. Urakoze Yesu. Ndakwinginze Yesu Kristo ndubikira umwuka wera kugira ngo anshigikire mu uyu murimo. Ndabisabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Haleluya. Yesu nabahe umugisha. Nkuko nababwiye turasoma igitabo cyanditswe na Yohana igice 14 ku murongo wa 15. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Dusome. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanjye. Amen. N'umurongo umwe wonyene. Reka nsubiremwo. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanjye. Haleluya. Izina ry'Uwiteka nishigwe hejuru. Yesu nashimwe cyane mwene data muranyumviriza. Iri ni ijambo ry'Imana nje ngo tuganireho, ngo nimwakunda Yesu muzakwitondera ibyagezwe yabageze. Haleluya. Abantu barimo baribeshya. Iyo uvuga ko ukunda Yesu ukwiye gukora ibyo ashaka. Yesu nashimwe. Hariho ibintu yanga. Ibyo yanga nawe ukwiye kubyanga. Ibyo akunda nawe ukwiye kubikunda. Yesu nashimwe. Nta kuntu woba ukunda ibyo yanga hanyuma ucuvuga ngo urakunda Yesu. Ntago woba ukunda Yesu ukirukira mu busambanyi. Ntago woba ukunda Yesu ukirukira mu bapfumu. Abakristo benshi birukira mu bapfumu. Abakristo benshi birukira mu kugira iki kuzana imiti yo kuroga bagenzi babo. Niba uzi ko ukunda Yesu ukwiye guheba ibyo bintu. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo wavuga ko ukunda Yesu Kristo hanyuma ugaca ufata imyenda iteye isoni ngo uyishireko. Byukuri niba ukunda Yesu, iyo ukunda Yesu ntabwo uba wihindagura. Yesu natugire neza. Mwene data uri muranyumviriza, wari ukwiye gukontorora no kureba ingendo uri muragenda mwaka gakiza. Nimba uzi ko uri kurakora ibintu Imana yanga, wari ukwiye kubihagarika. Byukuri niba uzi ko uri nyuma y'agakiza, wari ukwiye kugaruka muri Kristo Yesu. Haleluya. Abantu muri ko muribesha mukavuga ngo muri abakristo yamara mutaribo, ugasanga mukora ibyaha bitandukanye ariko ukaguma witwa ngo urakunda Yesu. Haleluya. Niba mukunda Yesu mukwiye gukora ibyo yabageze. Yesu nashimwe. Ngereka ndakubwire mwene data, ngenzanwa no kukubwiza ukuri. Niwanga ukuri ibyo birakureba. Amaso yawe ntago azanjaho kubera ko nzaba nakoze iby'Imana ishaka ko nkora. Yesu nashimwe. Abasambanyi bamenye ko ijuru batarifite.
abicanyi n'abibone bose n'abajura bo bose. Abajura buzuye mu rushengero, abasambanyi buzuye mu rushengero, inyigisho ziyobya zuzuye mu rushengero. Ntabwo bakivuga ukuri ngo abantu bihane. Amacakubiri ni mu rushengero. Mbese ibiteye isoni byose ni mu rushengero. Hanyuma bakaguma bavuga ngo barakunda Yesu. Wowe ukunda Yesu gute utitondera ibyakugeze? Haleluya. Yewe mukobwa uri muranyumviriza, nawe musore uri muranyumviriza, muriko murakora za karese, mwazirangiza mugaca mugenda gusenga, mwazirangiza mugaca muvuga ngo muri abakristo. Reka ndakubwire, utihanye ijuru riri kure yawe, utihanye umuriro urakurindiriye. Reka ndabibutse ko umuriro ukubye incuro 7. Ntago ari wa muriro mucana mwebwe, ntago ari wa muriro mucana, n'umuriro ukubye incuro 7. Kandi reka ndakwibutse ko n'ahantu uzaguma ibihe byawe byose, aho uhatekerezeho. Mbese woba witeguye kuguma mu muriro ibihe byose, cyangwa se ushaka kuzabona ubugingo butazashira? Mwene data muranyumviriza, ucagure neza, cagura neza, nucagure mu ijuru. Cagura umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ntuzapfe rubi. Yesu yaje mu isi aje gucungura wowe uri murandeba. Yesu yaje mu isi aje gucungura umunyabyaha. Ariko umunyabyaha ntashaka kureka inzira ziwe mbi ngo yakire umwami wacu Yesu Kristo. Muguma mukora ibyaha bitandukanye, ibindi mukabikora mwihishije, mugasinda mwihishije. Abakozi b'Imana bamwe abapasiteri bamwe n'abasinzi barasinda, bagasinda bihishije, bakagura inzoga bakanywa bihishije, ngo abana b'abantu ntibabone, ntamenye ko umwami Yesu yababonye. Reka ndakubwire ngo wewe urimwo urakora ibyaha uzikari ibyaha, nutabivamwo dore inkota y'Imana iri ku gatwe kawe. Nutava mw'ubwo bujura urimwo, uko gukata iminzane, ntaho utandukaniye n'uriya bomora amazu, wewe ubisha umunzane, wewe urya rushwa. Reka ndakubwire nawe uri umujura, wewe ugurana umuntu mu gushaka inyungu. Reka ndakubwire ngo nawe ijuru riri kure yawe, ni mwihane kubera ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Abantu bambara ubusa, abantu bambara utumini, utwo twose n'utuntu twavuye kwa Satani. Satani yatuzamuye mu isi kugira ngo tuyobye abantu bitwa ngo nabagabo n'abasore. Ikindi, namwe mukoreshwa na Satani, mugakoreshwa mu kwambara ubwo buntu bw'ubumini, ntimuze muronka ijuru, ntimuze muje mu ijuru kugira ngo muze murimbuke. Rero iyo ni imitego Satani yazanye mu isi. Abantu biyambika udupataro ari abagore, abantu biyambika utubana, ngabo babanitse mu muhanda barimo baratambuka babanitse, kandi bitwa ngo barakiriye Yesu. Mwene data, ibyo byose nibihendesho bya Satani. Ibyo nutabireka bizakurimbura. Yesu nakugire neza. Bano bantu barimo barishaho ibisuko, bano bantu barimo barishaho amarangi, abo ngababo barimo barishiraho amaherena, abo ngababo barimo barishiraho amasheni, abambara mu nda amasheni, abatobora ibitsina bakambaraho amaherena, abiyambikaho amatatu biyandikaho amatatu, abo bose abo Imana izabarimbura nibatihana, bamenye neza ko Satani arimwo arababesha kugira ngo bazibarimbuke. Ibyo byose muri ko murashira ku mibiri yanyu ni Satani yabizanye. Ni ubona ko uri kurambara igikofero cy'imishatsi itari yawe ugashira ku mutwe wawe, uramenya ni Satani arimwe arashaka ko wewe ugira iki, ukosora Imana hanyuma uzurimbuke. Mukwiye kumenya ko Satani afite ifuhe yo kubona Imana yaremye
basaba imbabazi bakababarirwa. Satani arababara, we ibyo ashaka ko barimbukana. Rero wowe mwene data wari ukwiye kumenya ko Satani akwanga kuba ukoresha ibintu byiwe, ugafata amarangi ukishiraho, ibyo ni ibintu byiwe. Ugafata ingoyi ugakatagura, ibyo ni ibintu byiwe. Ugafata iminwa ugasiga amarangi, amazuru ugatobagura, ibyo byose ni ibintu bya Satani. Noneho ni mubireke kugira ngo ntimuze murimbuke. Haleluya. Ibyo ni bihendesho Satani yazanye mu isi kugira ngo bihende bibeshe abakristo barimo baraja Isiyoni, barimo baraja mu ijuru. Abakristo barahumye, ntibarimo barabona ko ibi byose biva kwa Satani, ahubwo barimo barabinezererwa. Barimo barabinezererwa bagira ngo ni mirimbo. Iyo mirimbo Imana ntagiyemera mwene data. Ibintu byose wishira ko Imana itemera, ibyo byose ni bya Satani. Imisatsi nta mukristo akwiye gusuka, nta mukristo akwiye gusuka. Umukristo akwiye gusokoza, akwiye gusokoza hanyuma agashamwe igitambara. Umukristo akwiye gusokoza, ntakwiye gusuka. Akwiye kugumiza umusatsi we uko Imana yawuremye. Ntakwiye gusiga irangi yitwa ngo ni kanta. Iyo kanta nayo ni rangi. Bene data, nukuri mutihanye dore umuriro ukuvye incuro 7 urabarindiriye. Abantu banza kwitondera amategeko y'Imana, abo bose abo reka ndakwibutse ko umwana w'umuntu ntabwo yaremewe kurimbuka, ariko nibo bahisemo kurimbuka bo ubwabo. Bahisemo kurimbuka bo ubwabo. Bariko barakurikiza ibyo Satani ari mwarababwira, kandi Satani ari wowe kurimbuka. Umuntu wari wese azakurikiza ibyo Satani amubeshabeshaho azarimbukana na Satani. Mukristo uri murandeba, nawe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uyu n'umwanya wo kumenya ukuri maze ukava mu nzira za Satani, maze Yesu Kristo agira iki? Akakuyobora ukihana ukava mu nzira zawe mbi. Benshi barimo barapfira mu byaha kubera ugukomantaza imitima kwabo. Bavuga ngo umuriro nturiho, bavuga ngo ijuru ntago ririho. Yamara ibyo ngibyo n'ibitekerezo Satani yabashizemwo. Ibyo ngibyo n'ibitekerezo Satani yabashizemwo kugira ngo babandanye bagarariza kugeza igihe bapfiriye. Yesu natugiye neza. Rero mwene data wewe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaba uri mu busambanyi, ukaba uri umwibone, ukaba uvuga amagambo ateye isoni mu kanwa kawe, ukaba ukivuga bagenzi bawe nabi, ukaba mbese ureba amafilime ateye isoni, ukaba usambanira ku matelefone, Imana yo mwishaka kuwihana kugira ngo babarirwe. Uve mu rutonde rw'abariko barakwera Satani, uve mu rutonde rw'abariko bararimbuka kugira ngo uronke ubugingo budashira. Yesu nashimwe cyane. Nawe rero mwene data wakire Yesu, ariko ukaba mbese uri umupagani wo mu rushengero, ukaguma ukora ibyaha wibereye mu rushengero, ukica uri mu rushengero, mbese ishari n'ubujura bukabukuri muri mu rushengero, utonda buri ku cyumweru ku rushengero, yamara udahinduka umeze nk'ibuye riguma mu ziko ntiridonoke. Reka ndakubwire ngo uyu n'umwanya wo kwihana kugira ngo ntuzuteregwe mu muriro. Byukuri umuriro uriho kandi urababaza. Numuriro uzagumamwo ibihe byawe byose. Numuriro uzagutwika utazagira n'umuntu agira iki aguha n'amazi. Numuriro uzakubabaza atamuntu numwe agukiza. Uzarira wiririre nta gahinda uzatera abantu. Yesu nakugire neza. Nabo ngabo uvuga ngo barakoheje ntabwo bazaza kugira iki kugutabara. Umugore wawe, umugabo wawe, umwana wawe, ba mama wawe, abo ngabo bose ntabwo bazaza kugutabara.
uzabazwa ku gatwe kawe, uzabazwa ku gatwe kawe. Nugire gute rero? Nuve mu vyaha maze ntuzurimbuke. Ni mwihane. Ikintu Imana imwe irabashaka no kwihana. Nukwihana kugira ngo ntimuze murimbuke. Bene data, umuriro uriho. Umuriro uriho by'ukuri. Niba wumva ko bawuvuga, niba wumva ko birigo bawuvuga, nukuri uriho pe. Ntago ari ukubesha, umuriro uriho. Rero kuba wewe uri muzima ugihumeka umwuka wazima, nukuri ufite amahigo yo kwihana. Ni wihane kugira ngo ntuzuteregwe mwo muriro. Umuriro uzateregwamwo Satani n'abamukurikiye. Mwene data, tinya uwo muriro, wihane, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Wemera kuyobore, kubera ko iyo ari mwarareba imbere yawe usigaje igihe gito kugira ngo ubeho, hanyuma upfe by'ukuri, akabona udashaka kwakira ubutumwa bwiza, arababara, kubera ko abona ko upfire mu byaha uzarimbuka. Ntugapfire mu byaha mu izina rya Yesu. Ni wikunkumure Satani, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Niba ukunda Yesu, ni witondere ibyagezwe bye. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu arazi ibyo yamyemwo, buri muntu arazi ibyo yakoze, buri muntu arazi amagambo yavuze, buri muntu arazi. Mbese mukobwa wambara imyenda yerekana ibitugu, we wa muvyeyi we wambara imyenda yerekana ibitugu, mwebwe mwambara ubuntu bupfuye, ni mwihane. Mureke gusamaza abantu, mureke kurangaza abantu, ni murekere aho ngaho. Dusenga Imana. Nyakubahwa Kristo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwawe bwawe nibuze. Ndagarutse kandi ndagushimira ku bw'amagambo ubwiye abantu bawe. Ndakwinginze aherekeze kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.